Reka ngushimire kuba uhisemo gukomeza gukurikiranira hafi gahunda zose umuyoboro mugari wa Grazia Africa kuri ubu ukomeje kugenda utegura kandi ukomeje kugenda ukugezaho muri aya masaha. None what is breaking news nibiki bikomeje kugenda bivugwa muri aya masaha? Reka twambuke tujye mu gihugu cya Uganda ngubwire ko umupolisi warushinzwe umutekano w'abayobozi bakuru yasanzwe mu rugo rwe yapfuye. Amazina ye ni CIP Ronald Mutabazi warushinzwe umutekano w'abayobozi bakuru muri Uganda. Yapfuye urupfu rutasobanukiwe mu ijoro rishyira kuri uyu wa gatanu. Mutabazi yari umupolisi mukuru muri polisi ya Uganda, yabarizwaga mu ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba. By'umwihariko yari umuyobozi w'agashami gashinzwe umutekano w'abayobozi bakuru, Very Important Person Protection Unit cya VIPPU. Reka mbwire ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu nibwo hamenyekanye ko yitabye Imana, umurambo we ugasangwa mu rugo rwe yapfuye. Ku rundi ruhande ntabwo inzego z'ibanze zishinzwe umutekano ziratangaza amakuru na make agendanye n'urupfu rw'uyu mugabo, cyane ko iperereza ryahise rigitangira ndanubu rikirimo kugira ngo hamenyekane what is behind, niki kihishe inyuma y'urupfu rwa CIP Ronald Mutabazi muri rusange. Gusa nubwo iperereza ku cyateye urupfu rw'umupolisi irikirimbanyije, reka nkubwire ko ubuyobozi bwihangarishije umuryango w'uyu Mutabazi bubizeza ko bugomba kubafasha muri byose, yaba mu gushyingura uyu Ronald Mutabazi cyangwa gukomeza gusigasira umuryango yasize. Ku rundi ruhande ubuyobozi bwasezeranyije umuryango wa Ronald Mutabazi ko bagomba kubereka nyakuri uwahitanye umuvandimwe wabo. Ngaye ngoko reka ngushimire ko nanjye no kuri Grazia Africa, kandi mwifurize gukomeza kugenda ubana nanjye mu makuru ari buze gukomeza kugenda atrendinga hano kuri Grazia Africa.